Ndabasuhuje inshuti z'akadasohoka za ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Ndagushima wowe wabashije gukora subscribe ku Nkombe TV. Nawe mushyashya utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe aho ngaho ku Nkombe TV. Tujye dukomeza kwibanira mu biganiro nk'ibi bitandukanye. Uyu munsi rero ndaje ngo turebere hamwe igihugu gitoya muri iyi si ya rurema. Abantu benshi bazi ko u Rwanda ari cyo gihugu gitoya kuri iyi si. Ariko reka mbabwire ko atari ko biri. Kuri iyi si igihugu gitoya ntabwo ari u Rwanda, ahubwo tugiye kurebera hamwe icyo gihugu ni ikihe. Ese gifite ubuso bungana gute? Ese icyo gihugu giherereye ku buhe mugabane? N'abatindiye rero reka dutangire turebere hamwe icyo gihugu gitoya muri iyi si ya rurema. Icyo gihugu rero nta kindi, ni igihugu cyitwa Vatican. Iki gihugu cya Vatican nicyo gihugu gitoya muri iyi si ya rurema. Nibyo wabyumvise neza, amatwi yawe ni mazima. Iki gihugu abakristo gatolika bakunze kucyita ubutaka butagatifu. Ni ukubera iki bacyita ubutaka butagatifu? Ni ukubera ko iki gihugu cya Vatican nicyo kibamo nyir'ubutungane Papa, umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi. Nicyo gihugu kibamo Papa. Iki gihugu cya Vatican kandi gifite ubuso bungana na kilometero kare 0.44. Nibyo wabyumvise neza, amatwi yawe ni mazima ntugire ikibazo. Gifite ubuso bungana na kilometero kare 0.44. Namwe murabyumva ko ari gitoya cyane. Twibuke ko u Rwanda rufite ubuso bungana na kilometero kare 26,338. Nibyo, u Rwanda rufite ubuso bungana na kilometero kare 26,338. Ubwo tugiye mu mibare turahita tubona ko u Rwanda ruruta iki gihugu cya Vatican inshuro 26,000. Nibyo, u Rwanda ruruta Vatican cyangwa se rukubye Vatican inshuro 26,000. Ikindi kandi nababwira kuri iki gihugu cya Vatican nuko Vatican ari igihugu giherereye ku mugabane w'i Burayi. Iki gihugu cya Vatican kikaba kizengurutswe n'umujyi wa Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ngayo nguko rero abantu bibazaga igihugu gitoya ku isi ya rurema, bamwe bakavuga ngo ni u Rwanda, abandi bakavuga ngo ni u Burundi. Oya, ntabwo ari byo. Igihugu gitoya kuri iyi si ya rurema ni igihugu cya Vatican kwa Papa. Ndabashimiye mwebwe mwakomeje gukurikirana ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Nawe utarakora subscribe yikora aho ngaho ku Nkombe TV, nurangiza ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bijye bikugeraho byihuse. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom. Nari kumwe na Nshimiyimana Anselme.